Umuziki w'abanyarwanda hari urwego ugezeho, usigaye ari umuziki winjiza amafaranga afatitse. Uwineza Josiane uzwi nka Miss Jojo yari umuririmbyi w'umunyarwandakazi uririmba injyana ya R&B. Akaba yaravutse mu mwaka w'1983 vukira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera. Uyu muhanzikazi uzwi nka Miss Jojo yatangiye umwuga wo kuririmba 2006 nyuma yo kwegukana igihembo cya Lect Excellence Award muri 2007 mu cyiciro cya Best Female Artist muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yarangirizaga impamyabumenyi ihanitse mu rurimi rw'Icyongereza. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake zirimo Mbwira, Ndinde, Beretirida n'izindi nyinshi. Mu mwaka wa 2007 nibwo Miss Jojo yabaye umusilamu ndetse ahita ahindura amazina yitwa Imani Uwineza, aho byinshi mu bitangazamakuru byavugaga ko ahinduye idini kugira ngo ashimishe ari umukunzi we icyo gihe Munyampundu Saleh. Gusa uyu muhanzikazi yaje kubyamaganira kure avuga ko atari byo, gusa abo bombi baje gutandukana muri 2011 ariko ntihatangazwa icyatumye batandukana. Miss Jojo nyuma yo gutandukana na Saleh yaje gukundana na Minani Salim. Uyu baje no kubana basezeranye mu mategeko ku ya 17 Werurwe 2017 ndetse baza gukora ubukwe tariki 29 z'ukwa karindwi 2017. Aba bombi mu mwaka wa 2018 bibarutse imfura yabo y'umwana w'umukobwa. Miss Jojo yashyize ahagaragara album ye ya mbere Genesis mu mwaka wa 2008. Ibyo byanaje gukurikirwa no kumurika album ye ya kabiri yise Woman muri 2012. Album ye ya nyuma yari ifite insanganyamatsiko yo kongera ubushobozi abagore ndetse no gukangurira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge na virusi itera sida. Nayo yayimuritse muri uwo mwaka wa 2012 ndetse ari naho yaje guhagarika gukora umuziki muri uwo mwaka wa 2012. Yatangaje ko ahagaritse umuziki by'agateganyo. Hari ibikorwa yaragiyemo by'ishyirahamwe ry'urubyiruko rw'abayoboke b'idini ya Islam byamusabaga kutabivanga no gukora umuziki. Nyuma y'imyaka 2 muri 2014 bwongeye kugaragara mu ruhando rwa muzika, bwaririmbaga indirimbo Ibishyimbo afatanyije n'abahanzi barimo Riderman, Urban Boys na Tom Close. Ibishyimbo bikungahaye ku butare ntibikabure ku ifunguro. Uwineza Josiane utagikora umuziki nk'uko n'ababyivugira. Umuziki narawukoze mu gihe cyawo, ariko nageze aho mbona ko atariho ubuzima bwanjye naburambika. Wasigaye akora muri Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Nirere Lucy Chanel cyangwa se Miss Chanel nk'uko yamenyekanye cyane muri muzika nyarwanda, yavutse tariki 26 Ukwakira mu mwaka w'1985. Avukira i Masaka mu karere ka Kicukiro. Miss Chanel yatangiye kuririmba mu mwaka w'1998 akiri mu mashuri yisumbuye. Ahera ku ndirimbo zavugaga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu mwaka wa 2004 Miss Chanel yatsindiye igihembo ku rwego rw'intara mu marushanwa ya Never Again. Icyo gihe indirimbo ze zagaragaye ku rutonde rw'izihatanira Palm Award. Nirere Ruth wamamaye cyane nka Miss Chanel, ukunzwe cyane mu Rwanda no hanze yarwo, yamamaye ahagana mu mwaka w'1998. Yamamaye cyane ku ndirimbo ye yise Ndarota. Umuhanzikazi kandi yakorana indirimbo n'abahanzi batandukanye mu Rwanda, Kenya ndetse n'ahandi. Miss Chanel yagiye akora injyana nyinshi zitandukanye, harimo nk'izizwi nka Zouk, R&B, Acoustic n'izindi. Mu mwaka wa 2009 Miss Chanel yaje kugaragara mu ba-judges bari bagize akanama nkemurampaka mu mwaka wa 2009 na 2010 bwo hatoranywaga abahanzi bazitabira irushanwa ryaberaga muri Kenya rya Tusker Project Fame. Chanel ufatanya umuziki no gukina filime, yakunzwe cyane muri filime ebyiri arizo Les Jours où Dieu est parti en voyage muri 2008 hamwe na Long Coat muri 2009. Iyi filime yo muri 2008 niyo yanamuhesheje igihembo cy'umukinnyi wa filime witwaye neza muri 2009 agiherwa mu Bugereki. Mu 2012 Miss Chanel yimukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho byavuzwe ko agiye gusoza amashuri ye mu bijyanye n'amajwi
byaje gutuma arushaho kunoza ubucuti bwe n'Umufaransa Guillaume, ari naho yaje kumwemerera ko bazabana. Uyu Guillaume akaba yarahuye na Chanel ubwo yabaga mu Rwanda akora imirimo ifite aho ihuriye na muzika. Miss Chanel yavuze ko ku ya 14 Ukuboza 2013 aribwo yasezeranije umukunzi we ko azamubera umugore nawe akazamubera umugabo. Isezerano rikaba ryarasohojwe ku ya 2 Kanama 2014 ubwo yasezeranaga na Guillaume imbere y'Imana. Ubukwe bwabo buza kubera mu mujyi wa Paris mu Bufaransa, no gusaba no gukwa byabereye iwabo wa Miss Chanel aho avuka i Masaka mu karere ka Kicukiro ku wa 25 Ukwakira 2014. Muri Nzeri 2015 ubwo Miss Chanel na Guillaume Favier babyaye umwana wabo w'imfura. Nyuma yo kwibaruka yongeye gusubukura ibikorwa bya muzika, aho nyuma yaho yanaje mu Rwanda mu gitaramo cyabereye muri Serena Hotel. Miss Chanel akaba akiri umuhanzi ndetse akaba bifatanya no gukina filime. Imyaka 15 irashize izina rya Liza Kamikazi ritangiye kumvikana mu matwi y'abakunzi b'umuziki mu Rwanda. Urugendo rwe rwatangiye rugoranye, ariko uko imyaka yashize imvura yarugiriyemo yazisaruyemo kumenyekana no kugwiza igikundiro mu mfuruka zose z'igihugu. Izina rya Liza ryamenyekanye mu ndirimbo nka Rahira yakoranye na The Ben, Nkiri muto, Siniyace n'izindi zinyuranye. Liza Kamikazi watangiye akora umuziki usanzwe n'umwe mu bagore bahimbaza Imana bakanayiramya babinyujije mu kuririmba. Uyu muhanzikazi mu bwana bwe yari afite inzozi zo kuririmba, kuba umunyamakuru cyangwa gukina ikinamico na filime. Muhire Solange waje kwitwa Liza Kamikazi ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana 5. Avukiye mu karere ka Huye aranahakurira. Yakuze akunda gukina no kuririmba. Ku myaka 8 ubwo yagiye muri korali y'abana akajya aririmba anahimba indirimbo zabo. Amashuri ye yose yayigiye i Huye, yiga indimi n'ubuvanganzo mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza yize itangazamakuru n'itumanaho. Kamikazi ni umubyeyi w'abana 3, akaba afite umugabo bahuriye mu mwuga w'ubuhanzi. Aho umugabo yatangiye amufasha mu miririmbire, gusa amwigisha uko aririmba neza, ariko biza kuvamo urukundo, baza kubaka umuryango. Bakaba bamaranye imyaka irenga 15. Umuhanzikazi kandi yatangaje ko atareka umuziki kuko ugize igice kinini ku buzima bwe, aho avuga ko ari wamuhuje n'umugabo bari kumwe ubu David. Liza yaje kureka kuririmba indirimbo zisanzwe, ahitamo kwegura ubuzima bwe Yesu Kristo arakizwa, injira mu kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Uyu muhanzi Kamikazi Liza n'umuhanga muri muzika w'umwongereza David Watt barushinze ku wa 6 wasoje umwaka wa 2011. Uru rugo rwaba rwaratangiranye umwana w'umuhungu wa Liza yakuye mu kigo cy'imfubyi. Umwana Liza yise King David. Liza Kamikazi usibye muzika ni umukobwa ukunda kwita ku bantu. Umugabo we David ni umuhanga muri muzika, yigishaga muzika mu mujyi wa Kigali. Bakaba bakorera i Huye, aho bivugwa ko afite gahunda yo gutangiza ishuri rya Art Music and Drama. Ndagushimiye wafashe umwanya ugakurikirana iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tubanye kuri iyi channel, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bijye bikugeraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.